Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, gukomeza. Politiki y'Ababiligi yahindukaga bitewe n'inyungu zabo. Politiki y'Ababiligi yahindukaga bitewe n'inyungu zabo. Nyuma yo gusimbuza Musinga, umuhungu we Mutara wa gatatu Rudahigwa wari umukristo cyane, Kiliziya Gatolika yatangiye gushinga imizi ihamye, ariko irushaho kugira ingufu nyuma y'uko Rudahigwa abatijwe ndetse akanatura u Rwanda kirisitu umwami. Ibi tubibwirwa na Nduwayezu mu gitabo cye, aho abivuga muri aya magambo: igikorwa cyo kubatizwa kwa Mutara wa gatatu Rudahigwa cyabaye icyemezo cyo kuyoboka idini gatolika kuri bose. Aha nanone twakwibutsa ko Mutara wa gatatu Rudahigwa yarwaniye Kiliziya Gatolika ishyaka cyane, ku buryo n'igihe yari atarabatizwa yari yaratangiye kuyobora abantu bose muri iyo dini, ananyaga abatware batandukanye n'abagore b'isezerano cyangwa abo bavugaga ko babanzwe. Abapadiri bamaze kubona ko idini ryafashe, ko bisigaye bijyana n'ubupagani, abapadiri bamaze kubona ko idini ryafashe, ko bisigaye byijyana n'ubupagani, asigaye atinya kubandwa habona. Umupfumu aragurira nijoro hatabona, abamara imanza biherera n'inyoni ntibimenye. Ubwo noneho bafungura amashuri kuri rubanda rwose, batagitoranya abana b'abatware. Umwana w'umutware utsinzwe ikizamini agataha. Bene Musinga batsinzwe muri Shariti barirukanwa bajya muri za Nurumari, abandi baritahira bicara iwabo. Ibi bigaragaza impamvu abihayimana b'abapadiri bera n'abakoroni mu ntangiriro babanje guha abana b'abatwara imyanya hafi ya yose mu mashuri, cyane cyane mu ishuri ryari ryubatse i Butare. Kwari ukugira ngo babanze babahindure baba abakirisitu b'intangarugero, nyuma bazagira uruhare mu guhindura imiryango yabo ndetse n'abaturage bazaba bagiye kuyobora muri rusange. Nyuma y'uko idini yabo imaze gufata nk'uko uyu mwanditsi abigaragaza, abana b'abatware nabo batangiye gufatwa nka rubanda rusanzwe, batsindwa bakirukana. Reka tunibutse ko umwami w'u Rwanda Rudahigwa yabatijwe ku itariki kuwa 17 Reka tunibutse ko umwami w'u Rwanda Rudahigwa yabatijwe kuwa 17 z'ukwa 1943, akaba yari yaratangiye kwiga mu by'1928. Yari amaze imyaka 15 yiga iyobokamana. Bamwe bemeza ko abihayimana cyane cyane Musenyeri Classe yagira ngo abanza ayoboke yumve bihagije ku buryo atazasubira inyuma, kandi bakemeza ko atari yo mpamvu, abandi bakemeza ko atari yo mpamvu. Umwanditsi Karibwami wavuga ko bari bategereje ko yabanza kubyara uwazamusimbura ku ngoma, abivuga muri aya magambo: Musenyeri Classe yaba yaratinze kubatiza Rudahigwa kuko bari bategereje ko yabanza kubyara uzamusimbura ku ngoma. Muri uyu muhango w'ibatizwa ry'umwami Rudahigwa ndetse na nyina wabatijwe uwo munsi, Radegonde, byari izina ry'uwigeze kuba umwamikazi w'Ubufaransa. Nk'uko uyu mushakashatsi akomeza abivuga ngo hari abashyitsi benshi. Muri bo rero avugamo nk'umwami w'u Burundi Mwambutsa n'abari bamuherekeje, guverineri wa Kongo Mbiligi, visi guverineri wa Rwanda Urundi, abayobozi bose b'intara, abashefu n'abasushefu bose, ndetse n'abihayimana benshi. Zimwe mu ngaruka zikomeye z'iribatizwa rya Rudahigwa na nyina nuko Kiliziya Gatolika yatangiye gushinga imizi cyane, ndetse abayiyoboka bariyongera cyane bidasanzwe, nk'uko Nduwayezu n'abandi banditsi batandukanye babisobanura. Nyuma rero yo kubona ko idini yabo yamaze gushinga imizi, abihayimana batangiye guhindura ya politiki yabo yo kuvangura Abahutu n'Abatutsi mu mashuri. Ibi tubibwirwa na Nduwayezu. Iyi politiki yo guhindagurika
bitewe n'inyungu igamijwe, kandi yakomeje kuranga abategetsi b'Ababiligi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose nk'uko tugiye gukomeza tubisobanura. Intambara ya kabiri y'isi igitangira, ibihugu bikomeye ku isi byasabye ibihugu bikoronije kubifasha kurwana, maze bazayitsinda bakabiha ubwigenge. Iyo ntambara rero irangiye, ibihugu byari bikoronijwe byasabye ibi bikoronije kubahiriza amasezerano. Ikindi kandi, inama y'ibihugu bikomeye ku isi yasimbuwe n'umuryango w'abibumbye, wari ushyigikiye ko ibihugu bikoronijwe bigomba kwigenga mu gihe gito cyane, ndetse inashyiraho komisiyo ishinzwe ibihugu bigikoronijwe yiswe Conseil de tutelle, yari ishinzwe kugenzura uko ibyemezo bifatwa n'umuryango w'abibumbye ku byerekeye iterambere ry'ibihugu bigikoronijwe bishyirwa mu bikorwa. Iyo komisiyo kandi yasuzumaga raporo zoherezwaga buri mwaka n'ibihugu bikoronije ibindi, maze ikayitangaho inama. Iyo komisiyo kandi, kugira ngo imenye neza ko ibyo ibona mu maraporo ari byo, yasuraga ibihugu bikoronijwe, maze ikagirana ibiganiro n'inzego zose z'abaturage kugira ngo yumve ibibazo byabo. Mu Rwanda rero iyo komisiyo yahaje inshuro 5, ni ukuvuga inshuro imwe mu myaka 3. Bwa mbere yahaje mu mwaka w'1948, nyuma mu 1951 iragaruka, ndetse mu 1956, mu 1957 no mu 1960. Muri izo nshuro zose iyo komisiyo yahuraga n'abaturage b'ingeri zose, maze bakayigezaho ibyifuzo byabo. Mu ruzinduko rwabo rwa mbere mu Rwanda mu 1948, abagize iyo komisiyo bababajwe kandi bagaya cyane ubutegetsi bubi bw'Ababiligi, kuko bo ubwabo basanze umwami, abashefu n'abasushefu nta bubasha namba bafite, maze basaba ko umwami, abashefu n'abasushefu bagira uruhare rugaragara mu mitegekere y'igihugu. Mu 1947 Ububiligi bwari bwarashyizeho inama y'ubuyobozi buhuriweho n'u Rwanda n'u Burundi, igizwe n'abantu 22 kandi bose ari abanyamahanga. Bityo abagize iyo komisiyo y'umuryango w'abibumbye bategeka ko umwami w'u Rwanda n'u Burundi nabo binjizwa muri iyo nama, kandi ntiba inama ngishwanama, ahubwo ikaba inama yo gufata ibyemezo. Iyo komisiyo kandi ntiyashimishijwe no kubona ibikorwa by'uburezi biharirwa abihaye Imana gusa. Tugarutse gato kuri uruzinduko rwa mbere nk'uko tubibwirwa n'umwanditsi Alegisi Kagame, ngo kubera utubazo twari twaratangiye kuvuka hagati y'umwami Mutara n'ubutegetsi bw'abakoloni, Ababiligi ntibari bizeye ko Mutara ndetse n'Abanyarwanda muri rusange bari buvugire neza Ububiligi, ahubwo bari bizeye umwami w'u Burundi. Nyamara ngo baratunguwe. Umwanditsi atubwira muri aya magambo: bateganyaga bidasubirwaho ko Mutara wa gatatu ari buregera abagize komisiyo y'umuryango w'abibumbye yari yaje mu ruzinduko mu Rwanda, ahubwo bakizera Mwambutsa wa kane, umuvugizi wabo wizewe. Nyamara byabaye ikinyuranyo. Amaze kumenya ko bashyitsi bazaza, umwami yabibonyemo amahirwe yo guhosha amakimbirane n'inzangano byari bitangiye kuvuka hagati ye n'abo bakoloni. Amaze kubona gahunda yaho abo bashyitsi bazasura mu Rwanda, yarahatembereye asobanurira abashefu n'abasushefu ndetse n'abaturage muri rusange uko bagomba kwitwara imbere y'abo bashyitsi b'abanyamahanga. Yababwiye ko muri bose nta n'umwe udafite icyo yarega Ababiligi. Nyamara abo bashyitsi ntibabaregera bakavuga Ababiligi nabi, nyuma bezigendera Ababiligi basigare bagirira nabi babavuze nabi. Ati: nanjye ubwanjye sinzihanganira uwo ari we wese uzavuga nabi Ababiligi, mbese muzabavuge neza gusa. Kubera iyo myitwarire myiza yagaragaje ubucuti bwe n'Ababiligi, umwami yatumiwe kujya gusura Ububiligi, aho yakiriwe bidasanzwe. Biragaragara ko umwami w'u Rwanda yabaye umunyabwenge cyane, kuko umwami w'u Burundi we n'ibyegera bye ngo bandagaje Ababiligi bigatinda, kandi ari we bari bizeye ko ari bubavugire neza. Ababiligi rero byarabashimishije, bituma bamugororera kujya kubasura iwabo mu Bubiligi. Amwe mu mafoto rero agaragaza umwami n'abari bamuherekeje mu ruzinduko rwe mu Bubiligi n'ayakurikira.